Ibihe byiza mwe mukoje kudukurikira kandi nyine mudasiba kudukurikira umunsi ku wundi, reka dureze n'ikaze nk'uko dusanzwe tubigenza nyine abakunzi bacu bari muri diaspora, aho bari bumve ko tubaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Yari mu ijoro rero ariryo ku cyumweru ubwo hatangwa nyine ibihembo bya Diva Award, aho umusitari cyangwa se umwe bakunze kumenya nka Eric Semuhungu, aho rero yagaragaje amarangamutima yiwe ndetse akabasha kuvugisha benshi, aho yahobeye ikizungerezi nyine nacyo cyari cyitabiye iki gitaramo, dore ko bagiranye rwose relationship idasanzwe, ubona ko Eric Semuhungu ari ibintu byamukomye ku mutima. Ndagira ngo muri kubibona uburyo yamusomaguye cyane, ubona ko bishimanye. Uyu Eric Semuhungu rero yakunze gushinjwa cyane nyine ubutinganyi, aho rero benshi bagiye bagaruka nyine banishimiye ikintu bavuga ati rwose Eric Semuhungu bya bintu burya yaje kubireka, bya bintu yaje kubireka. Ubona n'uburyo yari yambaye, ntabwo nyine yari yambaye mu buryo bwa gitinganyi nk'uko benshi bakunze kubikomozaho, wabonaga ko yambaye neza rwose nk'umugabo nyine. Aha rero benshi bagiye bishimira rero bagaruka kuri ikintu bavuga ati rwose ubundi ubutinganyi mu Rwanda iki kintu ntabwo cyari gikwiye. Ikintu cy'ubutinganyi rwose ntabwo cyari gikwiye. Uyu Eric rero Semuhungu yagaragaye muri ubu buryo nyine ibintu byanashimishije benshi, aho bamwe bagiye banabigaruka bavuga ati rwose ibi bintu nibigaragaza ko byamaze no kumushiramo. Aho rero kiba bimurimo byari kuba yari kwishimana nyine n'umuhungu mugenzi we, aho rero yagaragaje amarangamutima ye nyine, ubona ko atari ibintu byo gushakisha, ahubwo ari ibintu bimuvuye ku mutima, aho yanamusomye cyane rwose, ubona ko bari bishimanye nyine n'uyu mukobwa. Uyu Eric Semuhungu rero akaba ari umwe mu basitari bakomeye no mu Rwanda, akaba nyine yari yitabiriye biriya birori bya Diva Award, aho yabashije nyine guhabwa n'igikombe cy'umuhostinze mwiza. Yabashije kugitwara ari nacyo yari afite mu ntoki ubwo yihutiraga gusoma nyine uyu mukobwa bwa mbere, aho rero yaravuye kuri stage kucyakira, nta wundi yahise ahobera uretse we nyine. Ibintu rero bigaragaza amarangamutima menshi, bivuze ko nyine uyu Eric Semuhungu byanashize. Benshi bagenda bavuga ati Eric Semuhungu ni umutinganyi ni ibiki, bigaragara ko rwose byashize. Gusa nubwo bigenda bigaragara nyine mu guhostinga, ugasanga nyine yambaye wenda mu buryo bwa kigore cyangwa se mu buryo bwa gitinganyi, ariko aba ari uguca amafaranga, aba ari kugira ngo abone indonke, dore ko ari nyine aba ari kugira nyine abone amafaranga yakorere kashe. Ibintu rero bijya bituma benshi bagwa mu rujijo, ariko murabona rwose ko Eric Semuhungu ibi bintu rwose yabiretse. Tukiri kuri Eric Semuhungu rero, aho benshi rero mu gihe cyagiye gitambuka bakomezaga nyine kumushinja ubutinganyi, bamubeshyeraga nyine ko cyangwa se bamushinja nyine kuba ajya yibasira nyine abasitari bakomeye cyane hano mu Rwanda, nyine aba amafaranga kugira ngo nyine bakora ibyo ngibyo, dore ko mu bashyizwe n'amajwi buriya na Ruskana arimo, ariko nyine byose nyine byari ibihuha bigenda bivugwa, nta wahita ko abishyiraho nyine umwanzuro, dore ko nyine ari ibitekerezo bigenda bitangwa n'abakunzi babo muri comment. Uyu Ruskana rero yamaze gusesekara nyine ku kibuga cy'indege mu ijoro ryo kuwa mbere, no kuvuga nyine ejo kuwa mbere rwose nibwo yasesekaye hariya i Kanombe, aho yaravuye rero mu bihugu by'abaturanyi, yari afite ibitaramo bikomeye cyane. Ntabwo yabashije kwitabira ibitaramo bya Diva Award by the way. Ntabwo yabashije rero kwitabira ibitaramo bya Diva Award kuko uyu muhanzi nyine Ruskana yari ari mu bitaramo hariya muri Uganda. Ni ibitaramo bitatu yagiriye muri Uganda, byari bihe bidasanzwe rero, twavuga ko ari n'ibihe byanamuzamura izina nyine, by'umwihariko ku muhanzi w'umunyarwanda. Akaba ari ibitaramo rwose byagenze neza. Uyu muhanzi rero Ruskana nyine akaba yaragiriye urugendo cyane rwiza hariya nyine mu gihugu cya Uganda, dore ko uretse n'ibitaramo yahagiranye n'imishinga igiye itandukanye n'abahanzi bakomera mu gihugu cya Uganda, aho rero ari guteganya kuzasohora indirimbo ebyiri yakoranye n'ababarizwa hariya mu gihugu cya Uganda, dore ko nyine n'ubwo abahanzi nyine bakunze kujya mu bihugu byo hanze bakaza batubwira ati twakuranye n'abandi bahanzi bo hanze, ugasanga amaso yacu arategereje, nyamara birangiye izo ndirimbo tutayibonye. Mwagiye mubibona kenshi, mwagiye mubona kuri Element, kuri Bruce Melody, aho bagiye hanze bakavuga ati rwose dufitanye imishinga n'abahanzi bagiye bakomeye,
kandi nyamara ikintu cyari cyabajyanye ari ibitaramo bo nyine bakaza kugira ngo bongere bavuge mu itangazamakuru. Gusa rero uyu Rusika nawe yavuze ko ibi bitandukanye n'ibyo nyine benshi bakunze gukora, dore ko nyine uyu Rusika yabitangaje nyine muri iki gitondo nyine ubwo yari amaze gukandagira ari ku kibuga cy'indege i Kanombe nyine nibwo yari amaze gukandagira. Uretse ibyo ngibyo rero yagarutseho bw'indirimbo, yagavuze ko kandi ndetse nyine yari arimo yiyegereza n'abakunzi be nyine hariya mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, dore ko naho afite abakunzi batari bakeya. Ku munsi rero wo ku cyumweru tugarutse ku byaranze weekend ariko tuvunaguye, dore ko byinshi twagiye tunabigaruka rero ku bitangazamakuru bindi bigiye bitandukanye, dore ko burya mwajya mu dukurikira cyane kuri Voice of Time TV, naho rero byinshi tugenda tubigarukaho, ibyo tutagarutse hano byinshi tugenda tubigarukaho. Twari twagarutse rero ku bitaramo byagiye biranga nyine iriya weekend yashize, dore ko abantu muri Kigali rwose bari babashyize igorora, aho habaye ibitaramo bigiye bitandukanye, ibitaramo bya gospel, ibitaramo bya gospel, habaye itangwa ry'ibihembo naho barataramye barishimye cyane. Aho rero ku munsi wa gatandatu bari babimburiwe n'uwitwa Richard rero akaba ari umwe mu bakoze igitaramo cy'amateka. Twavuga ko ari igitaramo rwose cyitabiriwe n'abasitari bakomeye hano mu Rwanda. Aba Israel Mbonyi nawe yaje kumushyigikira, dore ko abangaba nyine bafitanye n'amateka akomeye cyane, uretse kuza kumushyigikira bafitanye ibigwi bidasanzwe. Si Israel Mbonyi gusa wagaragaye muri iki gitaramo ukomeye, ahubwo nyine hari n'abandi bagiye bakomeye, haba nyine na Pastor Julie nawe akaba nyine na rumwe nawe mu babashije kwitabira iki gitaramo, aho yanafashe umwanya utari muto cyane, ariko rwose abasha nyine kugira icyo asangiza bari bitabira iki gitaramo, so gutarama gusa ahubwo baranasenze. Ku munsi rero mu ijoro ryo ku cyumweru nibwo Alarm Ministries yahise ko nayo ikora igitaramo cyabashije kwitabirwa rero n'umwe mu bagize itsinda rero Vestina Dorcas, ari wenyine Dorcas yari yabashije kwagira, ndetse na manager wabo Murinzabirene. Akaba rero ari ibintu byose byagenze neza, akaba ari ku nshuro ya mbere nyine uyu Dorcas yaragaragaye mu ruhame nyuma y'uko nyine hari amaze igihe havugwa inkuru za mukuru we Vestina nyine wibasiwe ku mbuga mu buryo budasanzwe. Ni Dorcas rero wagaragaye mu gitaramo cya Alarm Ministries, aho rero benshi bagiye bagaruka bavuga bati ibintu rwose birabishye cyane, birabishye kubona rwose Vestina atarimo, kandi nyine kubona rwose iriya timu ituzuye nyine haba harimo akantu nyine ubona nyine katameze neza, dore ko nyine benshi bavuze ati Tina wacu nyaruka rwose, dore turagukumbuye. Urabona ko ibintu rwose bitaryoshye, bitari mu mujyo, kiba hari rwose ari kubona ko ibintu byari kuba biryoshye, ariko nyine uyu Tina nawe nyine dore ko nyine atari hafi, dore ko nyine atari kwiteza imbuga nkoranyambaga, kuko nyine azi icyo zamukoreye mu minsi yagiye itambuka. Abangaba rero bari kwitegura gushyira hanze indirimbo, dore ko bagiye banabigaruka rero ku nkuta zabo, by'umwihariko nyine urukuta rwabo rwa Instagram babigarutseho cyane, aho Irene rero cyangwa se na Dorcas ndetse na Vestina ubwo nyine bavuze ati usisite ntabwo ari indirimbo rwose. Bamwe barabivuze rero baravuga ati niba atari indirimbo ni iki? Si uburyo bwo kuvuga ati si indirimbo, ahubwo ni uburyo kuvuga ati n'ukuririmba ahubwo bagatarama. Ni indirimbo twavuga ko nyine atari indirimbo zisanzwe bari basanzwe basora nka za zina zifite iminota 3, 4 ingahe. Ni indirimbo ifite iminota myinshi, aho rero ari indirimbo izaba ifite iminota igera ku 10. Murumva rero wa mugani ko nta nubwo ari indirimbo nyine, ahubwo birenze kuba ari indirimbo, no kugira ngo nyine bongere bahembure imitima yacu nkuko nyine batasibye kubikora. Turizera ko rwose iyo ndirimbo usisite bateganye gusura vuba ngaha izabasha rero guhembura imitima yacu, kandi nyine tukabasha kunezerwa. Iyi ndirimbo rero baritegura kwishyira hanze, kandi natwe rero tuzakomeza kubibagezaho 5 kuri 5. Ni byinshi rero bigenda biranga cyangwa se bigenda bivugwa nyine kuri mihanda ya social media, gusa twe tugenda tubivunagure tubagaruremo muri make muri byandi nyine mutaba mwagiye mumenya. Icyo usabwa rero nta kintu uretse kudukurikira ukaba hafi ya channel yawe nyine wa Canal Official, kugira ngo nyine byose byiza bijye birano nyine bye kugiraho 5 kuri 5. Ibuka rero gukanda like, ukanda subscribe, fungura n'inzogera kugira ngo byose byiza nyine birano bijye kugiraho. Kandi nyine mbibutsa ko ngiye mwabanye ni Wakanda. Ndabashimiye.